ya none ku isi, amadini n'amatorero ni imwe mu nzira zitandukanye zikoreshwa mu gutuma habaho amahoro n'urukundo, iterambere ndetse no kubana hagati y'abatuye isi n'imigabane itandukanye mu bihugu bitandukanye. Ibyo kandi nk'aho byakabaye, ayo madini n'amatorero akomeza gukora ibikorwa binini kandi bikomeye cyane, harimo n'ibijyanye n'ubuzima, ubwo n'ubuganga, uburezi, aho usanga ayo madini n'amatorero agenda yubaka amashuri atandukanye menshi, yaba ay'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, siyanse, ubumenyi bw'isi, iyobokamana ndetse n'ubuvumbuzi butandukanye. Hari kandi n'ibikorwa by'urukundo bimwe na bimwe bituma habaho kubana hagati y'abaturanyi, yaba mu bihugu bitandukanye, imiryango imwe n'imwe. Ibi kandi nk'uko byakabaye, hari n'ibindi bikorwa bitandukanye bikorwa na Kiliziya, ibikorwa n'imiryango itandukanye imwe na mimwe yegamiye kuri Kiliziya Gatolika. Wumvise neza, Kiliziya Gatolika niyo mvuze aka kanya. Ubu noneho akanya ka none, Kiliziya yo mu Rwanda ndetse n'iyi Roma kwa Papa, inkuru ihari nuko Padiri Ntagungira Jean Bosco yagizwe umwepiskopi wa Diyosezi Gatolika ya Butare. Yewe nitwa Eric Nshimiyimana murimo kumva, naho iyi n'ibizazamenya, ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, ibyamamare muri politike, ubuzima bw'isi muri rusange, imikino n'imyidagaduro, nta handi wabisanga atari kuri bizazamenya. Aka kanya turi kuvuga kuri Kiliziya Gatolika. Wewe ukomeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugereho umunsi ku munsi kandi bishya. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye ubuzima bushya n'urugendo rushya rwo kumenya isi n'abayituye. Nkuhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi banye bacu b'i Burundi, jya duhuza umuco, tugahuza imisozi ndetse n'abantu. Ndabakengurukije mwese bagabo, mwese none ngaho mu gisagara cyaho ngaho bijumbura muriko murakoma, Cibitoki muraho murakoma, namwe turabakunda cyane rwose. Muri Kongo muraho murakomeye, Uganda murya mugumire nkibarashonga, Kenya muraho murakoma, Tanzania habari, namwe kandi muri za Sudani turabasuhuje mwese. Ndagusabye ngo niga amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye, nurangiza ubeho. Nibyo kuri uyu wa 12 Kanama umwaka 2024 i Roma kwa Papa Francisco yatoreye Padiri Ntagungira Jean Bosco kuba umwepiskopi wa Diyosezi Gatolika ya Butare ku isaha y'isa sita, isaha ya Kiliziya hano mu Rwanda. Nibwo Vatikani yatangaje inkuru y'itorwa ry'umwepiskopi mushya wa Butare ugiye gusimbura Musenyeri Philippe Rukamba wari usanzwe ayobora Diyosezi ya Butare. Padiri Ntagungira Jean Bosco wavukiye i Kigali tariki 3 Mata umwaka 1964. Yarize kandi yarasomye, ubuhanga bwe mu kuyobora misa n'ibitambo bitandukanye bya Kiliziya cyangwa se n'ibitambo bya misa hirya no hino hatandukanye muri Kiliziya. Yarasomye, yize amashuri yisumbuye mu seminari yo ya Ndera i Kigali, akomereza muri seminari nkuru ya Rutongo ya Kabgayi, ndetse kandi akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Padiri Ntagungira yahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti tariki ya 1 Kanama umwaka 1993 n'ejo bundi. Gusa abenshi ntabwo bari bakavutse, abari kunyumva aka kanya. Gusa namwe mwari mwavutse, icyubahiro ni icyanyu. Amaze guhabwa ubupadiri yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo muri seminari no ya Ndera mwaka 1993 kugeza mwaka 1994. Nyuma yaho mwaka 1994 kugeza mwaka 2001 yagiye gukomereza amasomo ye i Roma, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko ya Kiliziya. Avuye aho ngaho i Roma mwaka 2001 kugeza mwaka 2002 yabaye umunyamabanga wa Arikidiyosezi ya Kigali, anayobora kandi komisiyo ishinzwe iyogezabutumwa ndetse n'umubano n'andi madini atandukanye. Kuva kandi mwaka 2002 kugera mwaka 2019 ejo bundi yabaye umuyobozi wa seminari no ya Ndera, ari naho kandi yavuye ajya kuyobora paruwasi ya Regina Pacis ya Remera, yayoboraga kandi kugeza ubu ngubu.
Padiri Ntagungira Jean Bosco abaye umwepiskopi wa gatatu wa diyosezi gatolika ya Butare nyuma ya Jean Baptiste Hamanyi ndetse na Musenyeri Philippe Rukamba wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu Philippe Rukamba niwe yoboraga diyosezi ya Butare, yakoze byinshi bitandukanye haba mu kuzana amahoro muri diyosezi ya Butare ndetse no kubanisha abaturage, ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Musenyeri Philippe Rukamba kandi agiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ari we mwepiskopi wayoboye diyosezi ya Cyenda wari umaze igihe kirekire ari umwepiskopi kuko yaramaze hafi imyaka 27 ayobora iki diyosezi ya Butare, ayimazeho igihe kirekire. Padiri Ntagungira Jean Bosco wayobora paruwasi ya Regina Pacis Remera asimbuye Musenyeri Philippe Rukamba wari umaze imyaka hafi 25 ari umwepiskopi wa diyosezi gatolika ya Butare. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo yatangiye y'ubushumba bwo kuyobora igikorwa gitandukanye kandi gikomeye muri Kiliziya Gatolika. Kuba umwepiskopi ntabwo biba byoroshye, gusa aje guhangana n'ibikorwa bitandukanye Kiliziya Gatolika iri kugenda ihangana nabyo muri iyi minsi y'ibikorwa by'iterambere mu bihugu bitandukanye, mu guhuza no gutanga amahoro mu bihugu bitandukanye, yaba ibya politiki, amategeko n'amabwiriza ya Kiliziya, ibikorwa kandi by'iterambere hagati y'abaturarwanda ndetse n'ububanyi n'amahanga mu bindi bihugu bitandukanye. Ibikorwa bigenda bivugwa muri Kiliziya Gatolika, yaba ku bana hagati y'ababana bahuje igitsina, ibikorwa bitandukanye kandi byo guteza imbere umugore cyangwa se igitsina gore, n'ibindi bitandukanye bigenda bivugwa muri Kiliziya Gatolika. Ibyo byose nibyo Kiliziya Gatolika ihanganye nabyo muri iyi minsi, kongera kuzana umubano hagati y'abakristo bayo ndetse n'andi madini atandukanye. Reka ibyo byose tuzamwitege turebe ibyo azageraho kandi tumwifurije ishya n'ihirwe mu rugendo atandukanye. Imana ikomeze imuyobore. Naho nge nitwa Eric Nshimiyimana, tuguhaye ikaze kandi ukomeje kumva ibiganiro byacu bya Bizazamenya. Komeza ukore subscribe, ukomeze udutere inkunga wumva ibiganiro byacu. Ndagushimiye.